Reka twongere tubasuhuze mwese bakunzi ba business isobanutse. Iminsi myinshi mugire ibihe byiza, mugubwe neza aho buri wese aherereye, muri Afurika, Amerika, Burayi, Aziya, ku mugabane wose. Cyane cyane ndavuga twe twumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'indimi zishamikiye ku kinyarwanda, indimi shami, tuzita indimi shami nk'ikirundi, gifumbira n'izindi nkuko nkunda kubivuga. Mukomeze mugubwe neza. Ni wa mwanya rero twahariye business isobanutse. Kuri ubu tukaba tukibanda kuri Pi Network, akaba ariyo dukomeje kwibandaho mu rwego rwo kugira ngo dukemure ibibazo birimo bituganisha kuri open minded. Mu gihe rero twiteguye open minded, ndasaba buri wese nkomeje ngo uru rubuga duhuriyeho cyangwa se muri comment andika ikibazo ufite, ugisobanure neza utagishidikanyaho, noneho dufatanye kugisubiza, bwaba ari uburyo bw'amajwi, bwaba ari uburyo bw'amashusho cyangwa amafoto, ariko dufatanye kugisubiza. Ndagira ngo rero tuganire kuri deadline cyangwa se ku munsi ntarengwa. Mu gihe twegereje open minded, twitezemo ibintu bitatu. Icya mbere twitezemo ni umunsi wo gutangaza ku mugaragaro ikoreshwa rya Pi Network nk'amafaranga ku buryo bweruye, aho iba nyambukiranyamipaka. Tuzaba tuvuye muri unclosed minded. Unclosed ni ukuba mu ruziga aho ngaho ufite aho utarenga, tugiye muri open minded. Rero open minded ikintu cya mbere ivuze cyangwa ikirimo cyangwa icyo twiteze ni ukudukomorera tukarenga imipaka, tugakoresha Pi twishyurwa aho waba uri hose ku isi. Icya kabiri kitezwemo ni ugukomorera amasosiyete cyangwa se abantu ku giti cyabo batamayininze Pi ariko bafite ibikorwa byemerewe gukorera muri Pi Network. Ibyo bita external connectivities. Ubwo ni nk'abanyamahanga kuri twe aba pioneers. Mbega gukomorera abanyamahanga mbyite niyo kugira ngo byumvikane. Aba pioneers turabageranya nk'abanyagihugu, hanyuma abo bandi batari aba pioneers nibo twageranya nka external connectivities. Icyo ni ikindi kitezwe kizadufasha mu gukoresha Pi Network cyangwa se ifaranga rya Pi Network, bazaba bakomorewe nabo. Icya gatatu kitezwe ni umupayoniya wese uzaba akeneye amafaranga afatika y'igihugu cye, ubwo gishamikiye kuri external connectivities. Tuzabona amafaranga afatika buri wese yo mu gihugu cye. Tuzabifashwamo na sosiyete zivunja cyangwa zivunjisha, aho uzaba ukeneye kuvunjisha ukabona cryptocurrency zindi cyangwa se fiat money cyangwa se amafaranga afatika yo mu gihugu cyawe cyangwa amadolari cyangwa icyo ushaka. Ubwo buryo nkigize icya gatatu kubera ko nagishaka kukigira umwihariko, nubwo gishamikiye kuri icyo cya kabiri cyo kirihariye. Impamvu kihariye nuko Pi ni ifaranga ryihariye rikoreshwa uko riri, ariko noneho hari umwihariko wo kurivunjamo amafaranga asanzwe. Ibyo bizajyana na za ATM cards, kuyohereza ku mabanki, ukaba wayohereza ukajya kuyabikuza muri banki yawe cyangwa se ubundi buryo wabonamo amafaranga y'igihugu cyawe utavuye aho uri, byose ubikoresheje telefone yawe, ku buryo nshobora kuyashyira muri banki, nyamara kuyageza muri banki
nkayakuza kuri kwa kundi nimero ya telefoni ihujwe n'iya banki, nkayakura kuri banki nkayashyira kuri telefoni, nkabikuza ku mu agent cyangwa se nkishyura abantu amafaranga yo mu gihugu cyanjye. Ibyo byose ni ibintu biteganijwe. Ibindi biteganijwemo ntabura kuvugaho nuko aya mezi 6 bahawe, nuko ntago bose bazasoza ibibazo bafite burundu. Niyo mpamvu bateganije ko hazabaho imbabazi za kabiri, kuko aya mezi 6 bayise ay'imbabazi. Ariko ayo mezi 6 y'imbabazi agabanijwemo ibice bibiri. Igice cya mbere gihera ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi kikagarukira ku itariki 30 z'ukwa cyenda. Kuri izo tariki 30 z'ukwa cyenda, izo mbabazi zizaba zihawe umuntu wese wahawe KYC mbere y'itariki ya mbere z'ukwa karindwi. Izo tariki rero nizigera utarakora KYC wahawe, uzahabwa igihano cyo kwamburwa payi zose wamayininze mbere y'itariki ya mbere z'ukwa karindwi. Usigara nizo wamayininze guhera ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi. Namwe nimuha uburemere umuntu umaze imyaka watangiranye na payi amayininga imyaka 5 irashize cyangwa 2 cyangwa 3 cyangwa 4, azihombe n'umuhati wose yashyizeho. Niyo mpamvu aya mezi 2 n'igice asigaye cyangwa se 2 ugomba kwihatira kugira ngo utunganye konti yawe, ukore KYC yawe, ubanze wuzuza ibisabwa. Kirazira, ntago ari byiza gukora KYC utaruzuza ibisabwa. Hari ibyo waba utaruzuza ugakora KYC nka mainnet checklist, ariko bibaye byiza nibyo wabanza gutunganya. Niyo nama tujye bitunganye byose, hasigare KYC gusa. Buriya mainnet checklist ni igipimo ntasubirwaho, ntavuguruzwa, kigufasha gukora KYC wisuzumye. Ni isuzumiro mu yandi magambo. Noneho rero wowe icyo ugomba gukora ni iki? Wowe gerageza aya mezi 2 asigaye ubikore, kugira ngo utazahanwa kiriya gihano cyo kwamburwa payi zawe. Hanyuma igice cya kabiri kizaba kibanda ubwo guhera ku itariki ya mbere z'ukwa 10 kugeza kuri 31 z'ukwa 12, kizaba ari ugutunganya mainnet checklist n'ibindi byangombwa bisaba na migration n'iki byose. Uzabe wabitunganyije nabyo. Byumvikane ko gukora KYC hanyuma ibyo ukanabitunganya nyuma, niyo wabitunganya nyuma nta kibazo, barabibona. Ariko 31 z'ukwa 12 base twinego buri mupayoniya wese avuga ati itariki 31 z'ukwezi kwa 10 zigomba kugera muntu ufite KYC ntegereje open mainnet gusa, ibindi byose ndi ikinyange. Ibiganiro byose byanyuze kuri uru rubuga, haba ari ibiganiro bya Pi Network twacishije kuri channel Umusaza TV, musubireyo biriho ikirango cya Pi, buri wese ajya asubira mu kiganiro acyumve. Hanyuma nyuma yuko dukora urubuga rwa business isobanutse mu rwego rwo kugira ngo tubivangure, buri kiganiro ubu kugeza ubu kuva twarushyiraho nta yandi makuru atangwa hano atara ya business, atara ya Pi Network. Ugisubiremo ugenda ureba no ku matitire biriho, urebe utikanumva iki, kuko kiravuga kuri ibi, kiravuga kuri ibi. Tugerageza kubyita amazina ahuje n'icyo twavuzeho. Bityo rero nubikora utyo, uraba biragufasha gusobanukirwa icyo ukwiye gukora ukurikije ikibazo ufite. Nibyangase andika muri comment, kuko ngerageza gusubira inyuma, nta comment nsimbuka. No ku rubuga rwa WhatsApp n'ibibazo babajije nkabyumva. N'iki kiganiro kugira ngo ngikore, ikindi nari nateganije nakiretse, ariko nibanda kuri iki kubera ibibazo numvise abantu bafite. Maze iminsi ntakora kubera ibintu byinshi, maze iminsi mpugiyemo, ngira ngo nijwi murumva uko rivuga ntago urumva hajemo no kwishimira intsinzi y'umukandida wacu tumaze iminsi twamamaza RPF Inkotanyi, ako nako ngateremo ntago kancika. Ariko kwishima cyane nuko twishima twungutse
natwe ubwacu. Rero ntago hakunguka rusange ntarimo. Muri rusange rero, rusange hera kuri nge nawe, gutyo tugahuza. Bityo rero ndagira ngo nsabe buri wese yuko niba ufite ikibazo, haba muri comment haba na hano ku rubuga, girute kibaze tugisubiramo kugeza cyumvikanye. Reka mbanze mari impungenge nanone abantu bafite ikibazo cyuko konte zabo ziri pending, KYC zihora zikaraga. Iki ngicyo si ikibazo cyawe. Niba atari ikibazo cyawe tuza. Bavuze yuko umuntu wese hazabaho imbabazi za kabiri nyuma y'itariki 31 z'ukwa 12. Hazabaho imbabazi za kabiri cyangwa se guhera kuri 30 nyuma ya 30 z'ukwa 9. Hazabaho imbabazi za kabiri ariko zitari za twese, ahubwo za buri muntu ku giti cye hakurikijwe ibizazane yagiye yagira n'igihe yabigiriye. Ako kantu mukiteho. Rero ko warakoze KYC ntibe approved, ntabwo ari ikosa ryawe. Wowe uzagira ikosa igihe uzaba warakoze KYC ubizi neza ko hari imyirondoro ufite ituzuye. Aho niho waba ufite ikosa. Ariko niba warujuje konti yawe yujuje ibisabwa, hanyuma ukaba warakoze ibyo wagombaga gukora, ukaba waracekinze telefone yawe ugasanga, ukajya ujye muri settings, ujye muri permissions, urebe ko bitaburotse. Hari ahanditse ngo allowed, application iri allowed cyangwa system iri allowed, ni denied cyangwa se itari allowed, not allowed cyangwa se denied. Ubiborokore. Niba ikibazo ari device yawe iri blocked, ni wowe ushinzwe kuyiborokora. Bishobora kuba byikaraga kubera ko ari wowe utaragize utarabiborokoye. Ibyo rero ni wowe uhari ngo ujagajaga telefone yawe. Niyo mpamvu dore nk'ubu nabashyireho umunsi, nabashyireho kuwa gatandatu, kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatandatu. Ntanga n'urutonde ngo mwiyandika abafite ibibazo muzaze mbafashe. Kuwa gatandatu wigishize ngira ngo nta numwe nabonye, usibye umuntu umwe wenyine amaze iminsi arwana nabyo. Nabwe kandi biterwa n'ikibazo cya telefone ye. Benshi bafite twa dutelefone tw'ibihumbi 20 bakubwira ko ari hora abakobwa, ariko ngira ngo barabonye ikikora. Iyo rero wiyizera nta nikosa riri kuwoyigurishije kuko ntituyisebye. Ahubwo wowe ni wowe ugomba kwimenya ukamenya uko ugomba kubikora. Ikosa ngira ngo mudakora, irinde gutiza umuntu telefone amayininga nawe umayininga ngo akorereho KYC. Ibyo bintu ntago ari byo, barabibujije, natwe twarabikoraga, twarabiretse. Hashize imyaka nk'ibiri tubiretse kuko barabitujije kwa team. No kuvuga ngo iyo device imayiningira undi barabibona. Bireke rero uhereye none, bireke uhereye none, wowe utari wakabimenya. Ababimenye bo babikomeje n'akazi kabo. Shaka indi telefone umuntu utamayininga, umutire ushyiremo simcard yawe, ubikore. Nurangiza uyisibemo, numara kuyisibamo usubire ku yawe, ariko wabitunganije, wabaye approved. Bityo rero ndamara impungenge abantu KYC zabo bazikoze ariko zikaba zikiri pending. Hari igihe niba atari ikibazo cya telefone yawe ubisuzume neza, kiraba ari ikibazo cya system. Niyo mpamvu bateganije ko bazashyiraho imbabazi za kabiri, ariko hakurikijwe ikibazo buri muntu yagize ku giti cye. Ariko wikwicara ngo uvuge ngo wumve yuko ari core team, ari system ya core team, ahubwo gira impungenge mbere na mbere ukosora ibyawe, uvuga uti none yaba ari iki, none yaba ari iki. Ndumva ari ibyo ngibyo nakubwira aho ngaho. Hanyuma rero ku gihe cya Open Mainnet rwose uzaba ataratunganyije ibye, ntago bavuze yuko bazamusiba, ahubwo bazamuhana niba ibyabo barabitunganije akaba ari wowe. Ubwo rero niba imyirondoro yawe imeze neza, telefone yawe ikaba nta kibazo, ikibazo cyaba ari systeme yabo, uhumure nturi muri abo.
kuba rero bikiri pending, tuza, ariko utuze wakosoye ibyawe. Ngira ngo icyo kirumvikana. Ibyo kuvuga ngo kora indi konti, niba imyirondoro yawe imeze neza, konti yindi ni yiki? Abantu twagira inama yo gukora indi konti n'abantu, hari igihe tuvuga ibintu hano akavuga ati ibyo muvuga ariko njye simbibona, wajya gusanga ugasanga hari uwamaye screenshot nsanga nta konti afite. Nyine aritwa ko afite konti, igicupu rikiramayininga ariko nta myirondoro gifite. Ubimenya neza ujye gukora KYC bakubaza irangamuntu ukabana bamukubise rejected, kubera ko imyirondoro yatanze muri KYC itandukanye niyo yakoresheje registeringa. Gusa uwo muntu ni kibazo. Hari benshi rero bafite imyirondoro baregisterinze ku myirondoro ipfuye kubera ukuntu babikozemo, ugasanga umuntu baramubwira ko username ni izina cyangwa ijambo ritangijwe n'inyuguti nkuru wongeyeho nibura umubare umwe cyangwa ugakomeza. Noneho ariko we akaba yakoze imibare yonyine, cyangwa ugasanga yakoze ijambo gusa cyangwa izina gusa, umubare suriye, ntibakurikije amabwiriza. Ese iyo username ubwirwa n'iki yuko bazayemera kandi amabwiriza bafite agaragaza username yemewe? Ngewe ndi wowe nahita nkora direct, nahita nkora indi konti niyo nagira payi imwe. Impamvu mbibabwira nuko umugore wa nyiri umushinga bafatanije, umugore wa Dr. Nicolas Kokaris, bamwita Cheng Diao Fan, mu minsi yashize cyangwa mu myaka ishize yigeze kuvuga ngo erega mu gihe kizaza ntabwo bikenewe yuko ugomba kuba ufite payi nyinshi. Aravuga ngo 10 gusa zizaba zihagije. Izihagije ushobora kuba ufite izidahagije, kuvuga ngo 10 zirahagije ariko no munsi yaho wazigira. Yewe niye naba mfite payi imwe yonyine kubera agaciro izagira, navuga nti Mana ushimwe pe. Rero bantu mutinya gutakaza payi nyinshi mwamayininze, ariko mukaba tutanga ibi biganiro mukaba murimo kubona yuko mufite konte zidatunganye, ukaba ubona ufite username idatunganye. Ubwirwa n'iki yuko bazemereye iyo username itakurikije amabwiriza batanze? Ubwo se baba barayashyiriyeho iki? Mu minsi yashize Dr. Nicolas yarigeze gutangaza yuko bazakurikiza amabwiriza yabo ari strict, ari ntakebakeba. Ayinya agapfa kaburiwe n'impongo. Mushaka icyo kiganiro nigeze kugitanga mukibone, nanditse nti agapfa kaburiwe n'impongo. Open minded niba hazaba amarira menshi avanze n'ibyishimo byinshi. Benshi bazishima babonye ibyo batatekerezaga, ibyo bashidikanyagaho. Uwo munsi ibyo amaso yabo atigeze kubona azabibona, ibyo imitima yabo itigeze gutekereza izabibona, ibyo batatekerezaga ko bakumva, amatwi yabo ibyo atumvise azabyumva. Benshi bazumva mu matwi yabo bazumva ibyishimo, inkuru nziza, amaso yabo azabona ibyiza, imitima yabo izishimira ibyiza. Ariko benshi bazarira, bababare, bangirike mu mutwe, kubera ko hari ababwiwe barabikerensa. Ntakaze payi 100 uzatakaza n'1000 kubera winangiye ukanga kumva. Nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Nimureke aya mezi 2 asigaye tuyabone nk'umwaka wose, tuyabone nk'ukwezi kose. Ufata amezi 2 uyakure mu kwezi kumwe, noneho kwa kwezi kumwe gukoremo byinshi, gukoreshemo imbaraga, gukoreremo udahuga. Noneho ni kurangira hari ibyo utatunganije, uba ufite inyongezo y'ukundi kwezi ubitunganyemo. Nimushyiremo imbaraga, nimushyiremo umwete, nimuhuguke. Iyi minota 19 cyangwa 20 tuba dukoresheje, wowe ukanga kuyifata ngo uyikoreshe wumva ijambo ku ijambo, n'imbaraga umuntu aba yatakaje. Ngewe ubabwira nta kibazo mfite kuri konti yanjye, habe na cwa.
yewe n'ikibazo naba mfite ni ikibazo nzi yuko nateze aha ntegaha ahakidatunganya hacyatunganya, ahakidatunganya hacyatungana. We wicaranye iki? Reka mbaha agakuru ari nako nsorezaho. Abakirisitu mu rusengero bagiye gusenga, haje umubwiriza arabigisha, arangije abigisha amagambo insanganyamatsiko igira ngo uyu munsi uracungira kuki. Agenda babaza, wowe ucungira kuki? Urese akavuga ibye, n'undi avuga ibye, n'undi avuga ibye. Arangira arababwira ati, jyewe uyu munsi ndacungira kuri Yohana 3:16 handitse ngo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Wowe uracungira kuki uyu munsi? Uracungira kuri username nziza ikurikira amabwiriza, uracungira kuri konti ikozwe neza, uracungira ko wakoze verifications, uracungira ko wakoze KYC, uracungira ufite icyizere cy'uko konti yawe ari nta makemwa. Ese uracungira yuko ikosa wakoze warikosoye ritakugiraho ingaruka? Uracungira ko ufite passphrase, uracungira ko utibuka password? Icyo ucungiraho ni iki? Niyo mpamvu mbabwira ngo uwo munsi benshi bazarira ariko benshi bazishima. Kuki? Urumva uzaba uri mubahe? Mubishima, mubarira? Hari abazishima bibatunguye, bashimishwe n'ibintu bibiri: yuko bageze ku cyo bashakaga ariko bibatunguye, akomatanya ibyishimo. Benshi bazarira barizwe nuko biringiye yuko bafite byose ariko ku munota wa nyuma bakaba babibuze. Niki wishingikirijeho? Rero iyi minota 21, 22, 23, 5 niyo yaba isaha ukayifata, n'uyu munsi wonyine uri buyifate, bikakujya mu matwi, bikakujya mu bwonko, bikanyura mu matwi, bikinjira mu bwonko, ariko ntugire ijambo na rimwe utakaza. Ahari ryakosora konte yawe, ahari ryaguha icyizere, ahari ryaguhindurira ubuzima. Rero wowe udashaka kuryumva rizakwangiriza ubuzima. Singuteze iminsi, cyane hano nk'umujyanama, nta kibazo mfitanye na konte yanjye, njyewe niyo bitazatungana ntacyo nzaba nishinja, nta n'uwo nzaba nshinja. Bizaba none se iyo umuntu agenda agasitara nuko aba yabiteganije cyangwa hari uwo yabimuteze? Nzabifata nk'umuntu wasitaye kandi yagendaga adateganya cyangwa atumva ko yasitara. Muntu udafite kwiyakira uzapfa nabi. Ngewe rero niyakiriye mbere yuko biba, ariko ndarwana ibishoboka byose ngo ntazatsikira. Ntabwo nabura kubabara, birumvikana, ariko kugeza uyu munsi nge mfite icyizere cy'uko nta kibazo mfitanye na konte yanjye. Aka kantu mukumve neza. Wowe bite? Uracungira kuki? Howe nge ndimo ndabwira Nicolas nti ndagutegereje, nawe nukumeze. Iyi minota rero mfata nkashyirana ikiganiro, n'undi akayifata agashyiraho ikiganiro. Olivier akavuga, bose ko akavuga, Twigisi akavuga. Ntago genda umukeba, nta mukeba ngira. Kuba mvuze izo channel, CB Rwanda TV, CB TV Rwanda I think ya Bosco, hakaba OTC Group TV ya Olivier, hakaba Twigisi n'abandi. Izo channel hakaba ya Showam ya Pilot, iriya ya Pilot. Izo channel zose nge nta mukeba nagira, nta n'impamvu yo kugira umukeba. Ndagira umukeba ngo nzamujyane mu gitaka? Ndazivuga kubera ko tuvuga bimwe, dukora bimwe, tugomba gufatanyiriza hamwe kugira ngo tugire dute dusatisfize abantu. Uraha yumvi, duhurize hamwe, dusenyera umugozi umwe. Mu yandi magambo, we are friends, we are brothers and sisters. Dukore dusenyera umugozi umwe, byose bifatanyirize hamwe kutuzanira ibyiza. Wowe rero wumva ko utakumva ikiganiro cyaha, niwumve ko utakumva ikiganiro cyaha, kakubayeho. Ushobora kuzashiduka wakoze penalty, wakoze ikosa, ukiri mu guhuzagurika. Ejo ndo hari wambwiye ati dukunda kubisobanura neza. Ese ko bisobanura neza ubyumva byose? Ibyo ntago ngendera kuri nuko. Oya, nuko izana ibindi. Icyo ndeba ni iki ngiki. Ese ko ushima ko mbivuga neza da, ko mbisobanura neza.
byo wabyumvise cyangwa urafana gusa. Rero reka dufane icyakozwe. Nitujya mu gufana gusa ntiturebe nitugira impungenge yuko agapfa kaburiwe n'impungu. Abwirwa benshi akumva bene yo, ubwo mashyizemo n'akajinya yuko hari ibyo mba mbonye n'igihe twabivugiye. Hari umuntu wavuze ati ku Umusaza TV byari biriho mbere, ubu ngubu twabizenyara kuri business isobanutse. Ariko icyo kiganiro ntabwo twagikuye kiracyariyo. Niki kituma utagikoresha muvandimwe? Nukubera iki koko? Uwo muntu kucyo kizirikana nuko agikurikiye akacyumva. Hari uwambwiye ngo azumva zose. Ntise ko tutakibika ati ibyo wakoreye ndabyumva. Ndabasabye nimureke dukore, ariko buri wese akora ibintu nk'uwikorera kugira ngo bimugirire umumaro. Ngewe nta numwe ndasaba ngo mubwire nti ntera inkunga, hakushaka kuyintera ntago nayanga. Ari uwanga ijana murinde, ariko mureke dukorere byose kutuzanira ibyiza. Ngewe iyo nkoze ko umutima wanjye umpata, numva inyungu yanjye nayigezeho. Naho inyungu ifatika yindi ijya mu gifu cyaduteye ibibazo, iki gifu cyanjye kijyamo ibintu bike ukurikije ibyo nakorera. Ibyo bike rero ntabwo bijya kuntuma, bijya gutuma ndya umuntu cyangwa nica umuntu, no. Ahubwo nzi yuko muri rusange nisangamo. Nasanga wishije ukanyima ugira ngo ubusa ngo nagera mu bapioneers, ugira ngo nkivuga, ugira ngo yampeza. Ntabwo yampeza, ariko si byo nkorera. Ni ishyaka, ubuvandimwe, ni kutagira ubwiko, ni ubufatanye, ni ubugira neza, kuwubwimakaje, mbese ni ubumuntu mu yandi magambo. Tugira ubumuntu, ariko nanone na bwa bumuntu tubwubahe. Ntabwo ngira ngo mu nyumve mu bikorere ko mushyigikira, no. Kwishyigikira bireke, banza wishyigikire, kuko ngewe ntabwo nagushyigikira ntishyigikiye. Yejya kurishera ku rugo kandi ngo ujye gutera uburezara bw'ibanza. Niba ngibi ndi mu gukora nubwo mbinyuza hano kuri YouTube channel, ngewe mbigiramo inyungu, ariko inyungu yanjye igomba kujyana n'amarangamutima yanjye. Amarangamutima yanjye nge ngubwa neza, nyurwa n'inyungu nabonye cyangwa nzabona ari uko bihuje na kamere yanjye cyangwa se n'imyumvire yanjye n'amarangamutima yanjye, uko numva nshaka kujyana ibintu byanjye. Nubwo rero mbibaha mbabwira cyewe hari inyungu nzabibonamo, ariko iyi nyungu ndagira ngo nzayibone mu bintu bifitiye abandi akamaro, nabo bagende bunguke. Niyo ya rusange mvuga twese twisangamo. Ntabwo uzunguka ngo nsigare, ariko nanone ntabwo nzunguka kubitagufitiye inyungu wowe. Ni bwa bufatanye, ni kwa gusenyera umugozi umwe, ni bwa bumuntu, ni kwa gukorera hamwe. Ncya kivandimwe, mureke tubikore. Jya wumva iki kiganiro ukivi muzini muzingo umunota wa mbere, dore tukoresha iminota 28. Ni iki cyatuma utayitega amatwi? Uze ko tuyitega amatwi uryongora gusutukana, wanga umuntu, musebya, umuserereza, ukamara n'amasaha n'atanu, ko ejo ugasubira. Nkanswe ibi ngibi bidufitiye umumaro none cyangwa ahazaza. Ararekwa ntashira, kuyavuga siko kuyamara kandi aryo hasubiwemo. Mureke tuzongere nkuko ingengabihe yacu iri, nubwo tutayikurikiza. Nabonye yo gukurikiza ingengabihe bidakunda bitewe n'inshingano nyinshi tuba turimo n'ibizazane. Muzajya mutegereza ikiganiro, ni mutakibona mwihangane, ariko ni mukibona nanone irwaneho. Nutirwanaho ntawe uzakurwanaho. Tuzajya tuza nka polisi iza nyuma impanuka yarangiye, umuntu yanapfuye wenda nta wamenya. Nabo nibo baba bakimenya amakuru, wewe nabo bazajya baza kukurwanaho amakuru, kandi ubwo wenda igihe baguhaye abagutegeka cyarangiye. Rero we jya ubikora mbere, fatira ibyemezo mbere ko babigufatira. Mukomere cyane, ikiganiro nakagaruka.